yiguye kureka kuza Twagusohoka abantu n'igitsina gore umuntu ari kwisomesha umugabo w'abandi ariko koko ariko sha ariko kuba icyamamare si ikintu urumva ukuntu umukobwa ari kununira undi mugabo ati mama ngo mumurebe yaguze power bank ifiteho n'akantu ko guhinja rikafone rikarenda kuyinyicisha yeah. Okay. Nkaba ndagatumbagiye nk'uko bisanzwe iteka ariko abadage bakora inkuru barasetsa uzi ko ejo bavuze umuntu aravuze urumva ngo kuba njya kuri live nyine ngo nibyo nahisemo ushaka bagahita babikoramo inkuru mani nabonye yakari kwiyama abantu urabona ko bakunda bafata nyine sound yawe bakayikoramo andi ma TikTok ntimukajye munsubiramo nabyo babikora nabyo bahita babikora none nanjye rero naravuze ngo nzajya nitumbagirira akalive nimushaka mubabare muhita mubikoramo inkuru mani kubarira imbere ndabona ari ikinyabupfura gike ntabwo nababeshya basaya nk'urw'ingona ariko hari akaryo karyoshye mbamenyesha ko ngira akagati kantokanye abantu bari kumwe mu bona piti murakozesha emosi zirangije ndariye no mu kirande yabuze gato narindize so twerekeye Nairobi wajya ukazana basi wajya ukazana akagati n'akandi kabata akora ukuntu ikora utuntu twanjye eze neza abantu bikomeza ngo how are you I'm good I'm doing well tujye muri Nairobi muri media tour in fact ndashaka kubaha gahunda yacu kiteye ari ikikasi ariko rero ibintu y'amazi ntabwo ari byinshi icyo mugomba kumenya ni uko uyu munsi ntabwo turi buryame uyu munsi turahaguruka hano tugende nitugerayo turahita dutangira akazi mu gitondo Friday ku itariki 23 sibyo muri mu kanya turahera muri Kiss FM saa 3 urumva indege yacu flight yacu iri saa 7 turahita dutangira akazi saa 3 za mu gitondo urumva nta muntu ufite umwanya wo gusinzira hanyuma turakora Masha Digital Feature saa 5 Ikonini Podcast saa 8 NTV Trend Live saa 4 za nijoro Citizen 10/10 saa 5 saa 4 kugeza saa 5 wari mwambare mukarya kuri aka kagati muzanyitura ngo hari na side mirror cyangwa side hustle bashaka ntabwo nywa inzoga ndajya ku urugendo rwo gukizwa ariko murabibona ko ntaba yanaruhutseho gakeya n'uburyo nsa mu mutwe ariko reka mbereke isura ya kazi sha n'uburanga mpagaze ubundi ndabahishira iki ariko nanone reka ngira akarinete kugira ngo irusheho gusa neza nuko ngaragara nuko ngiye muri Kenya nsa ndashaka ko dutangira kujya gustreaminga kuri Twitch niyo mpamvu ndimo kubashyushya hano kugira ngo tube twishyushya akaryo barayasa ibibazo ari njye wagatetse undi kugahayipinga nta kintu nakobezeho nta kintu nabikozeho turahera kuri Kiss FM saa 3:20 dukurikireho Mpasho Digital
Future saa 5 ubwo ni kumanywa mu gitondo. Hanyuma dukurikireho Ikonini podcast saa 8 zo ku mugoroba. Trace Muziki East 4 p.m. ubwo ni saa 10. Hanyuma nituhava tujye kuri Trace Muziki East Africa saa 4 kugeza ukurikiyeho ku munsi ukurikiyeho Sunday. Ni Sunday cyangwa ni Saturday? Ni Saturday mu byanditse ni Saturday. Tubonge podcast with Chris. Hano ndahakunda fo haba show ya danje. Hanyuma tujye kuri Colo Blue dance class with Bruce Melody. Oh my god boy, ndabamara ngiye kwiga kubyina none njya muri ishuri ryo kubyina. Hanyuma tuzakora DJ Lord Win open roof. Open rooftop interview 6 p.m. n'indi club appearance. Hanyuma duhite tugaruka kubera ko turacyari mu myiteguro ya tour yacu kandi turagira ngo tubikorane namwe mujye muhari igihe cyose ibintu tubibanemo. Gahunda yanjye nuko nguko imeze. Umwe rukumbi icyamamare umusa yo ni neza man. Bon appétit. Mwe mbadi kubwira ngenda njya mu gake mu kinyabupfura. Ibyo mano uzi ko nteye inzara. Ubwo arisanganywe kabisa inzara se ninda. Ndabyutse urabizi ko nkora amajoro. Ndabyutse ariko byukanye inzara byatari. Mwana hano hari akaryo karyoshye. Unanze kubereka kugira ngo ntagira umuntu ngusha mu cyaha. Oya kanyereke n'ubundi binterera inzara rimwe uri kurya iki wasanga uri kurya igikomando. Igikomando mani ndi muri airport i Kigali mu Rwanda bro. Hano ni Kigali niga. Oya ntabwo uri mu rugo uri muri airport. Ndi kujya Nairobi. Umuntu accepting ujye bidinaiding. Ntugire umuntu accepting abantu bari buguhereza invitation. Wow. Mano nteye inzara bro. Urana karakagati ntago ariko karenze. Akakaniga man. Ya Allah. Ndakamaje ntakuta. Ya Allah akarandenze ndakarenda umwandika. Urakamamaje. Mba ndi kurya nkumva ngize emotion. Yes. Uri no se aho ngaho ni he muri VIP. Ni muri lounge ya VIP lounge. Abandi bahaga bwizo ko tujya twemera ngo tugira umudara ngo tukore mwagezeyo namwe mwagezeyo mushya. Ay. Wajyaga mwagezeyo twaragiye dore ni strategy badore muri VIP. Ubu mukanye mageze nanjye nshonje nari mpfuye nyiriwe nikarakasa nirukanka urumva turi gutegura tour. Niyo imbere nabi mpageze rero nshonje byatari umunsi wose ariko gengo yose. Singi Afrika basuze ba iryo cyano ngo Afrika au Afrika bavuga ntazi niko Afrika ubwo uranyara biga uraryama bigakunda utazi umuntu bita Godfather. Ariko nari mu kabiri ashaka igihe gitsina mani uranyara bigakunda niko ubwo wandika message ukayohereza umukura ukamubwira ati rero uraho ndaho nanjye ndakomeye mukunzi utarashaka uburyo ubwira ati Godfather bimeze uko. Abantu ariko ngo naje muri Netherlands nababonye ndaza kubabwira. Yiguye kuri kuza abantu. Nigeze nagora mu ari kuri sode umugabo abandi. Ariko kubisha amarisiki. Urumva ukuntu umukobwa ari kununira undi mugabo. Ati ariko mu manajinga urukundo rutari urwanyarwo mbwira ukuntu mubana n'urukundo rutari urwanyarwo abantu bakunda bakoreshejwe n'amaranga mutima batabivanye ku mutima. Ibyamamare nimwe bantu mukundwa urukundo rw'agahararo
ibyo bintu mubana nabyo gute? Ikinyarwanda rwitwa urumamo. Umuntu bita Claude arihe? Claude ntabwo muri kumwe, nta muntu, nta makuru ya Claude. Araje arahita gusuhuza.